Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha, yatwemereye tena kuba imbere yanyu kubwo uyu munsi mwiza. Ni Pasteur Serugendo Dismas uturuka mu Itoro Pentecoste de Reveil Philadelphia. Mana ikaba itwishimiye tubashe kuganira kubwo ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Turagushimye Mana nguru, tunejejwe nawe kuko ruwera. Murinzi wacu ni wowe, nimba turiho ni wowe, uturinda ku manywa na nijoro. Nimba turacyariho nayo ni imbabazi zawe. Utubabarire, utweze, udutunganye. Turi mu mwanya tusengera ijambo ryawe, tugiye kugeza ku bwoko bwawe. Weze mitima yacu, weze kirere imbaraga z'imyuka mibi zikunda kurwanya ijambo, turazitwika no kuhagarika mu izina rya Yesu. Mitima yose izubasha kwakira iri jambo ribagirira umumaro, ryongere ribakangure, ryongere ribabyutse, ryongere tena kwizera ku mitima y'abantu bawe. Uwo twirukanye ni Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Mana nguru ugaragare, Mana nguru utegeke kubw'imbaraga z'ijambo. Turabisabye twizeye kubw'izina rya Yesu, amina. Mana ibaho umugisha. Reka tutangire, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri ku Ingoma ba kabiri gice cya 20 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Ingoma ba kabiri gice cya 20 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Mutwe w'iryo jambo ritubwira iki? Abayuda baterwa n'Abamowabu, Yoshafati afatwa n'ubwoba, atakambira Uwiteka. Abayuda baterwa n'Abamowabu, Mwami Yoshafati afatwa n'ubwoba, atakambira Uwiteka. Yesu adufashe. Ubona ko ntago bari mu bihe bimwe byiza. Abantu benshi bazi ko abahamagawe n'Imana, abagendana n'Imana, abakorera Imana, ntago bashaka kugeragezwa, ntago bashaka guhura n'ibibazo. Hariho abakristo bamwe, hariho abantu bamwe bayizera Imana, mwanya bahuye n'akantu kitwa kigeragezo, ubona ko babibona nabi, baracika indege, Satani akabagaragariza ko Imana itari kumwe nabo. Ariko nimba ari abantu bageragezwa cyane, nitwebwe tuyitirirwa izina ry'Imana, nitwebwe dukorera Imana, nitwebwe dushaka Imana. Kandi mu gihe tuhura n'ibibazo, umuka w'ubwoba utuzamo. Satani atangira kukwereka ko urapfuye, birarangiye, Mana yakuretse, Mana yakwibagiwe. Oya, Bayuda baterwa n'Abamowabu, nuko Mwami Yoshafati yafashwe n'ubwoba, ariko yagize agatima ko kutambira Uwiteka, kutakambira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo, Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamemuanimu batera Yoshafati bati, bajya murwanya. Maze haza abantu babwira Yoshafati ati, haje ingabo nyinshi ziguteye, zituruka Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze Hiyasonanita Mari. Yoshafati aratinya, yihata gushaka nde? Imana. Kwihata gushaka Imana. Turacyasoma. Ategeka Abayuda bose kwiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanwe no gushaka Uwiteka. Yoshafati ahagarara mu materaniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu, yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rusha.
arasenga ati, Mana y'abasogokuru bacu, ese wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose n'abanyamahanga mu maboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nawagutanga imbere. Ayo niyo magambo tugiye kuganira bene data. Tumva ko yarigiye abayuda bumvise ngurumbi ko batewe. Mwami amaze kubyumva, Yoshafati afatwa n'ubwoba. Ariko nuko muka w'ubwoba wamujemo, ariko agira kindi gitekerezo yo gukora iki? Yo kutakambira Uwiteka. Gihe cyose uhuye n'ikibazo mwene data, ndukemere ko ufatwe n'ubwoba. We shaka usabe imbaraga, uyishiremo imbaraga zo gushaka Uwiteka, kuko Imana niyo gisubizo cy'ibibazo. Imana ikiza ibyo abana b'abantu badashoboye. Imana, dore twebwe abantu tukunda gutekereza ko ati buriya muntu ufite amafaranga, bibazo byose byaza yabikemura kubw'ayo mafaranga, kuko afite amafaranga. Oya, ari ibindi bibazo bishobora kuhagurukira umuntu, amafaranga ikabura akazi, bwenge bw'umuntu butagira icyo bumumarira, mbaraga z'umuntu butagira icyo bumumarira, bwiza bw'umuntu butagira icyo bumumarira. Ariko bisaba ukamagara inshuti n'abavandimwe bakananira, ariko gushaka Uwiteka bituha igisubizo kituma tubasha kunesha ibitugerageza. Yesu atufashe kandi Yesu atugirire neza. Hanyuma y'ibyo, Abamori, Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abameunimu batera Yosafati bajya kumurwanya. Ayo moko atatu yose iraterana, bafata ingamba yo kujya kurwana nde? Mwami Yoshafati. Yoshafati nta makuru yari afite, yicariye mu murwa abona gusa ko nda mahoro. Maze haza abantu bumvise iyo nguru, nabo bavuga oya, kuva tumvise inguru nago twaceceka, bidusabamo kugeza izi nguru ku mwami. Maze haza abantu babwira Yoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziturutse ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze iha Sosanita Mari. Ati haje ingabo nyinshi ziturutse Siriya, kandi kibazanye no kukurwanya, kandi bageze hano hafi, wicare ariko bimenye. Yesu ashimwe kandi Yesu atushoboje. Abaho abantu bagira umutima mwiza yo kutifuza ko ikibi cyagera ku mwene se, bagenda bamumenyesha atatungurwa. Yoshafati mwanya amaze kumva ko ari ingabo zimuteye kandi bageze hafi, Bibiliya iratubwira iki? Yoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka. Twavuze ko mu gihe cyose utewe, mu gihe cyose uhuye n'ikibazo, ndutinye, we wihute gushaka Imana. Ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Ariho imbaraga zo gusenga twatakaje muri biye twebwe abarokore. Nuko nta murokore wumva ko akubwira ko atagisenga, ariko nuko tusenga dufite ubwoba. Nuko tusenga ntago twizera nguko bikwiriye. Nuko tusenga ntago twiriza ubusa nguko bikwiriye. Ariko ari ibibazo bimwe bishaka kukuhagurukira, ugasenga bisanzwe, Imana ikagutabara.
ariko hari ibindi bisabamo gukora iki? Kwiriza ubusa no gusenga. Kwiriza ubusa no gusenga. Ubona turi mu bihe bimwe bya nyuma byavuzwe n'abahanuzi, bibiye by'imperuka, ibibazo tuzahura nayo mu bihe by'imperuka. Ntabwo twinjira cyane muri byo kuko siyo kigisho cyacu kitwerekeza. Ibi bihe by'imperuka bibazo ni byinshi, ariko muri ibyo bibazo byose tugomba kwihutira gushaka Uwiteka, tugasenga, twiriza ubusa. Mwami Yoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kuyiriza ubusa kuko bibazo byatwinjiranye. Yesu ashimwe. Namukunze uyu mwami nuko yagize indege ngeya z'ubwoba, ariko yihuse gushaka Imana kandi agategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Mureke duce bugufi ya mbere y'Imana, twiyiriza ubusa. Ari amasengesho, ari imbaraga twaboneraga mu mbaraga zo gusenga no kwiriza ubusa. Twagiye tugikizwa, tumaze kubatizwa, bayobozi cyangwa batukuriye mu itorero batubwiraga iki? Mufate biye byo gusenga Imana, mwiriza ubusa, muhabwe imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka Wera ntago wabasha kwakira imbaraga z'Umwuka Wera mu ndege ngeya, ntago wabyakira uri mu ndukunda ibyo kurya. Hari ibibazo tuboneramo bisubizo mwanya twafashe biye byo kwiriza ubusa no gusenga. Murongo wa 4, abayuda bose bateranira ngo basabe. Bayuda bose, ntabwo ari abakozi b'Imana bonyine, ntabwo ari mwami n'abajyanama be, ariko iri jambo ryaje ku bantu bose. Asaba abayuda bose gusenga no kwiriza ubusa. Abayuda bose baterana ngo basabe. Gusaba. Musabe muzahabwa. Na Yesu yatusigiye isezerano, musabe muzahabwa. Gusaba Imana biduha ibyo tutafite. Gusaba Imana bituha imbaraga zo kunesha. Gusaba Imana bikuha busabane bwiza n'Uwiteka, kandi usaba arahabwa. Yesu atugirire neza. Uwiteka, abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Imana nitabara abantu bafashe ibihe byo gusenga, basaba Imana ibatabare mu bibazo bagiye kuhura nawe. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bose, ntago yaje umuntu umwe. Abaturuka mu midugudu y'Ubuyuda bose yose bazanwa no gushaka Uwiteka. Abayuda bose baturuka mu misozi, icyabahuje no gushaka Uwiteka. Yoshafati ahagarara mu materaniro. Abayuda bose bamaze guterana, bose bavuga ko twatewe, tuhuye n'ikibazo, kandi bamaze kumva iyo nguru, babona ko nta wundi mutabazi bafite, ni Imana. Mureke tukanguke bene data, tugire ishaka n'umwete wo gushaka Imana, tukoreshe imirimo yo gukiranuka, tugasenga, twiriza ubusa. Iyi minsi turarira bibazo tufite, ariko Satani akatwibagiza gushaka Uwiteka. Satani akatwibagiza gusenga, twiriza ubusa. Iyo niyo ntwaro ikomeye abatubanjirije bagiye bakoresha mu gihe cyose bahuraga n'ibibazo. Yesu agushoboje, nanjye anshoboje. Bamaze guterana, ntago yari materaniro navuze y'abayobozi. Bayuda bose bava mu misozi zitandukanye, bamanutse mu materaniro, bazanwe no gushaka Uwiteka. Ariko umwami Yoshafati arahaguruka mu ayo materaniro, kuko buriya abakristo tushaka gusenga, baririmbi bagasenga turi mu materaniro, ariko umwanya mushumba w'itorero ahagaze nawe akafata azamura y'ijwi ry'isengesho rye, aboneka mu zindi mbaraga. Mumve kundi Yoshafati yasenze mu aya materaniro. Yoshafati arahagarara mu iteraniro y'Abayuda,
mu iyo teraniro ry'abayuda Yoshafati arahagarara afite ishaka yo gusenga n'ab'i Yerusalemu ari mu nzu y'Uwiteka imbere ye rugo rusha. Umwami arahaguruka bari mu nzu y'Imana imbere y'abayuda n'abavuye Yerusalemu. Tumva amasengesho yasenze. Arasenga ati, Mana y'abasogokuru bacu, iyo Mana y'abasogokuru bacu yumva bayishaka, kuko iyo Mana tusengera akomeye bene data, nguko yagendaga n'abasogokuruza n'umurage dufite na nuko natwe izagendana natwe, ariko bitewe no ishaka twagira yo gushaka Imana, ishaka ryo gukiranuka, ishaka ryo gukunda Imana, ishaka ryo gusenga tukiriza ubusa. Ariko bona twebwe abikigiye turabanyandegenge, bandu benshi imitima yabo yaragabanukiwe, nago bagikunda Imana. Bamwe bavuye mu bushake bw'Imana, bamwe batagisenga, gufata ibiye byo gusenga no kwiriza ubusa. Yoshafati yakomeza iyo sengesho, reka tongere dusubire mu gatoya. Arasenga ati, Mana y'abasogokuruza bacu, ese wowe Mana, ese ni wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami n'abanyamahanga? Ese ni wowe Mana yo mu ijuru? Mumva isengesho ry'umuntu w'Imana. Kandi si wowe utegeka abami bose n'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ndawagutanga imbere. Tusenga Imana tusobanukirwe ububasha bwayo. Nimba twasobanukirwaga ububasha bw'Imana, twatinya icyaha, watinya kugirira mugenzi wawe nabi, watinya kwifuriza mugenzi wawe ibyago. Niyo mpamvu aba bantu baje bajya kubwira Mwami Yoshafati ko watewe. Byakanguye Yoshafati, bimuha umwete wo gushaka Uwiteka, ategeka abayuda gusenga no kwiriza ubusa. Twari tugeze ku isengesho ry'umwami. Arasenga ati, Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru? Mana ishobora kuvuga ni njyewe. Kandi si wowe utegeka abami bose n'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga. Navuze hano tusenga Imana bene data. Iyi minsi Satani yatwibagije imbaraga z'Imana. Iyi minsi abantu batakitinya icyaha, ariko tusenga Imana tumenye ububasha bw'Imana. Imana ishobora byose, Imana ifite byose, Imana iri hejuru ya byose, Imana irakora bigakoreka, Imana irategeka bikaba. Imana nikura abantu gucavu ikabicaza n'ibikomangoma. Imana kubw'ububasha bwayo ikiza burwayi bwananiranye. Imana yakuye Dawidi mu bushumba bw'intama imwimika kuba mwami wa Bisirayeli. Arabihamiriza n'abandi bantu barabihamiriza maboko y'Imana. Yoshafati aravuga ko mu kuboko kwawe ariho ububasha, mu maboko y'Imana ariho ububasha. Ntitugatinye ibibazo turimo kuhura nabyo, tukiranukira Imana, dusenge, kuko mu maboko y'Imana ariho ububasha n'imbaraga zagukura mu bibazo ufite, zagukura mu bikomeye, zagukura kucavu ikakwicaza n'ibikomangoma, kuko mu maboko y'Imana ariho ububasha n'imbaraga zizura abapfu, zikiza sida, zikiza cancer, zikiza diabete. Mu maboko y'Imana ariho bubasha n'imbaraga. Bibazo ufite uyu munsi suko byananira Imana, bituma ndawugutanga imbere. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Nakunze amasengesho y'umwana Yoshafati. Mu kuboko kwawe ariho bubasha n'imbaraga
bituma nawagutanga imbere. Biragatsindwa gukorera Imana, gusenga Imana utazi ko mu kuboko kw'Imana ariho bubasha n'imbaraga bituma nawatanga Imana imbere. Nuko tutinya abarozi, mu maboko y'Imana ariho bubasha ashobora gutegeka upfe. Uyu munsi bikaba. Niyo mpamvu twaje kubakangurira kutatinya, tugira umwete yo gushaka Uwiteka, dusenge, twirize ubusa. Kera nabonaga twabaga mu itorero, ntago twarindiraga pasiteri adupangira amasengesho. Mundu yafataga nibiye ku giti ke byo kwiriza ubusa no gusenga, agasengera korari, agasengera murimo w'Imana, akumva bibazo biremere, akasengera n'igihugu cyabo. Ariko iminsi ubona Satani yatwambuye imbaraga n'umwete wo gushaka Uwiteka. Satani yatwambuye ishaka ryo kwiriza ubusa no gusenga. Ariko Yoshafata asenga isengesho nziza. Mu kuboko kwawe ariho ububasha n'imbaraga bituma ndawagutanga imbere. Hangana gusa, rwana urugamba mu nzira yo gushaka Imana, uzareba ibyo Imana izagukorera. Turasimbuka ku icyo gice cya 20, tongere dusome murongo wa 13 kugeza ku 19. Tumve iki Uwiteka yakoreye abayuda. Pardon. Nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo batoya, n'abagore babo, n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Hayaziyeli mwene Zakari, mwene Benaya, mwene Yoyeli, aho yari hari hagati mu materaniro. Aravuga ati, nimumve Bayuda mwese, namwe baturagiye bi Yerusalemu, nawe mwami Yoshafati, kuko uko niko Uwiteka avuze, witinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba utari rwanyu, ahubwo ni urw'Imana. Ejo muzamanuke mubatere, dore barazamuka hatereranya haje isesi, muzabasanga aho ikibaya kihererana mu butayu bw'Yerueli. Muri iyo ndambara ndimugomba kurwana. Muzahagarara mwirebere inteko gusa, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalema, mwitinya kandi mwe kwiheba. Ejo muzabatere, kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Mana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Iki ni Mana ikomeza kubaha icyerekezo cyo kunesha bibagerageza, icyerekezo cyo kunesha ingabo abanzi babo, icyerekezo cyo kubona ubutabazi. Tekereza neza kundi utwaye agakiza mu imisi. Tekereza neza kundi urimo kugenda mu masezerano y'Imana. Tekereza neza kundi ugenda mu murimo w'Imana. Tekereza neza buryo urimo gusenga kwawe muri biye urimo urabivangavanga n'ibitagira umumaro. Ariko kuboko kw'Imana, mu kuboko kw'Imana ariho ububasha n'imbaraga bituma nawagutanga imbere. Nuko utinya abanzi bawe, nuko utinya bibazo ufite, nuko utinya burwayi ufite, ariko gira umwete wo gushaka Imana, wiriza ubusa no gusenga. Mana ndagweza gukoza isoni. Bayuda bakomeza, mwami Yoshafati azamura ijwi mu iteraniro,
ariko agati mu iteraniro mumve kundu basenze yo masengesho. Rimwe twebwe navuze tusenga mu kavuyo nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka. Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, atari bamwe basenga, bamwe bafobya Imana, bamwe banga Imana, bamwe batuka Imana. Oya, kuko urugamba ntago rwari, navuze ko umwami n'ingabo ze, ariko urugamba rwari ku bayuda bose. Bose barahaguruka bajya imbere y'Uwiteka, bazi ko ku Mana izumva. Mana niyo mutabazi, Mana niyo murengezi. Wo maze imyaka giye kingana iki utagisenga kandi wari umusenzi, wabashaga kwiriza ubusa, ariko bu warabiretse. Ubaye abantu babita iki, cyangwa bashaka kumwita gute, kirya kare byo kwiriza ubusa. Wapi, twarabisezeye. Nuko abayuda bose barahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe, mumva amasengesho yabo, bari kumwe n'abana babo batoya, n'abagore babo, n'abana babo bakuru. Bose bari mu materaniro. Umwami Yoshafati arasenga, maze iyo materaniro navuze ko isengesho ry'umuntu w'Imana rigoza rifite umuriro, riza rifite imbaraga, riza risatura inzira, riza rifite imbaraga zo gukiza, riza rifite imbaraga zo kubohora, riza rifite imbaraga zo gusenya migambi y'umwanzi Satani. Umwami Yoshafati arasenga, aribuka ko mu kuboko kw'Imana hariho ububasha n'imbaraga. Abayuda bose bari mu ayo materaniro, n'abana babo batoya, n'abagore babo, n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Iteka aza kuri Yahezeyeli. Mwuka w'Imana aramanuka mu ayo materaniro. Mwami yamaze gusenga, mwuka w'Iteka, yo bene data we, kuzura imbaraga z'umwuka wera bikwibagiza bubasha bw'ikigeragezo ufite. Mwanya mwuka wera yamanutse, wita wizera ko nanesheje, wita wizera ko nakize. Maze umwuka w'Iteka aza kuri Yahezeyeli, mwene Zakariya, mwene Benaya, mwene Oyeli, aho yarari hagati mu ayo materaniro. Uyu muntu w'Imana nawe yarari mu ayo materaniro, n'umuhanuzi w'Imana. Amaze kumva iyo nguru, nawe arajya mu ayo materaniro. Tugomba gushaka Uwiteka. Ariko abantu bamwe babatangariza amasengesho ku itorero, bamwe baraboneka, abandi batabonetse. Se tuzanesha mwanzi wacu gute mu bantu 100 tukasenga abantu 20? Aravuga ati, nimumve abayuda mwese. Mana itangira kuvugana nabo, kuko bagize ishaka yo gushaka Imana. Mureke dukanguke itorero ry'Imana. Tufite ibibazo, ariko twishize hamwe, tuhuje umutima, tugashaka Imana. Mana ndago yadusiga. Muhanuzi yuzuye imbaraga z'Imana zimumanukiye, arahaguruka. Kera abagabo bahanuzi bagendana n'Imana, bahanuzi bubaha Imana, bahanuzi birinda icyaha n'igisana nacyo. Arahaguruka, kuko ku muhanuzi twaboneramo igisubizo cy'Imana. Umuhanuzi atuwa cyerekezo kizima ku Mana. Muhanuzi, ijambo rituruka mu kanwa k'umuhanuzi, rimwe na rimwe batubwira mumve uko Uwiteka avuze. Mundu wese arizereye ijambo Uwiteka avuze. Aravuga ati, mwumve abayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yoshafati. Bose bari bakiri mu materaniro. Uko nuko Uwiteka avuze, witinya kandi mwe gukurwaho umutima n'izo ngabo nyinshi. Witinya bibazo ufite mwene data. Witinya mundu w'Imana, witinya. Izo ngabo nyinshi zihagaze imbere yawe, izo ngabo nyinshi zirazikurwanya. Witinya. Ijambo ry'ihumure Mana iduhaye k'uyu munsi mwiza. Witinya kandi we gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi ubona, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ni urw'Imana.
witinya nizo ngabo nyinshi ubona, kuko urugamba atari urwacu, urugamba ni urw'Imana. Mana nituguranira urugamba nuko biza bidusatira, ariko kunesha kwacu kuva ku Mana. Mana nirwana urugamba, kuko urugamba atari urwawe. Witinya, witinya, witinya. Abantu mufite ubwoba turababwira ko witinya, nuko ijambo ry'Imana iduhaye uyu munsi mwiza, uyu mugoroba mwiza. Yemwe abantu mwumva ubwoba, witinya, witinisha. Ndutinye kubw'ubukene, ndutinye kubw'ubushomeri, witinya kubw'uburwayi ufite, witinya kubwo wumva ubona. Wowe wizera Imana gusa, ugira umwete wo gushaka Imana, usenge wiriza ubusa, kuko urugamba atari urwacu, urugamba ni urw'Uwiteka. Haleluya. Niyo jambo Mana yatubwira, witinya, witinya. Yoshafati yaje mu materaniro afite ubwoba, abayuda baje mu materaniro bafite ubwoba, ariko bamaze gucishwa bugufi abiheza, bafata ibihe byo gusenga, Mwuka w'Imana uramanuka ku muhanuzi, aravuga ati, nimumva abayuda mwese. Ntabwo ari umuyuda umwe, bose, kuko bose baje mu materaniro, igisubizo cyabo cyose kiraboneka. Nimumva abayuda mwese, namwe abaturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yoshafati, uko nuko Uwiteka avuze. Ngunda kubaha iyo jambo yerekejwe, ngunda kubaha no kumvira ijambo ry'Imana yerekejwe n'ijambo rya nyuma, ati nuko Uwiteka avuze. Umbeshe utambesha, nizera iyo ijambo uko Uwiteka yavuze, kuko icyo Imana ivuze kiraba. Icyo Imana yavuze ntago kihinduka. Icyo Imana yavuze izagikora, nuko amara igihe kirekire. Icyo Imana yavuze, mahoro iraboneka. Yesu atuhawe, adushoboje, navuga gutyo. Witinya kandi mwe gukurwa umutima nizo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo urugamba ni rw'Imana. Ari ibintu byinshi birimo kututeza ubwoba mu bibiye. Mundu akavuga ko ibyanjye birakomeye, ibyanjye bibaye umukara, ariko witinya nuko byageze ku rwego rwo kuba umukara, nukumva ubona ko byawe birakomeye, ariko ijambo Imana yakuhaye uyu mugoroba, witinya nizo ngabo nyinshi urimo kubona, kuko urugamba atari urwawe, urugamba ni urw'Uwiteka. Haleluya. Mana ihabwe icyubahiro, kuko ariyo ishinzwe kuturwanira urugamba. Iyo ijambo rizangi ihumure ku bwoko bw'abayuda, kubaje gushaka Imana bafite ubwoba y'amakuru bumvise. Dore icyerekezo Mana ibaha. Mu gihe uri imbere y'Imana igomba kukuha icyerekezo kizima. Mu gihe uhuye n'abakozi b'Imana bubaha Imana, bagomba kukuha ijambo rizima. Ejo muzamuke, Mana ibaha icyerekezo cy'urugamba, kukirangiza no kunesha. Nimba abantu basenze, bahabwa umugisha n'Imana, bahabwa ijambo ry'ihumure, bahabwa icyerekezo kizima. Ejo muzamuke, mubatere, Mana irabemerera. Haleluya. Iyi minsi twebwe ntago tukigisha Imana inama, ntago tugisenga, tuza kwibuka gusenga ibyago byatwinjiranye. Ariko nakunze umwami Dawidi, nta kintu yakoraga atabanje kwigisha Imana inama. Mana, ejo nzajye kurwana Abafilisitiya. Mu gihe Imana yamubwiraga ahaguruka ugende ndi kumwe nawe, Dawidi yagiraga zindi mbaraga yo kwizera, kuko byavuzwe n'Uwiteka, Mana iri kumwe nawe, ngomba kunesha. Kigiye turi kumwe n'Imana tunesha bitugerageza. Ariko mu gihe Imana yabwiraga Dawidi oya nujyeyo, Dawidi ndago yabashaka kugenda. Twebwe tusige tuyikorera ibyacu, mwanya mundu yakubititswe niwe aza gushaka abakozi b'Imana. Mwana mundu byahombye niwe ajya munsabira Imana. Oya, banza usabi wigisha Imana inama mbere. Imana ibaha icyerekezo ubwoko bw'abayuda. Ejo muzamuke, mubatere, dore barazamuka. Imana irimo kuha pla yose y'abanzi babo. Barazamuka
ahaterera ajya isisi. Muzabasanga aho ikibaya kiherera mu butayu bw'i Yeruweli. Mane babwira ejo muzazamuke aho muzabasanga ku kibaya kijya Yeruweli. Muhagarare aho murwane nabo kuko ndi kumwe namwe, kuko ngomba kubaneshereza. Navuze ko mu gihe turi kumwe n'Imana n'urupfu Imana irarindira umuntu. Muri iyo ndambara ntimuzagomba kurwana. Muzahaga mwiremere inteko gusa. Mane yavuga muri iyo ndambara mwebwe ntago murwana, nimugerayo muzarema inteko gusa, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha. Yemwe Abayuda n'ab'i Yerusalema, mwitinya ijambo tena mwitinya. Imana ikomeza kubahumuriza, kandi mwe kwiheba ejo muzabatere. Mwe kwiheba ejo muzabatere, kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Gihe cyose tushaka Uwiteka, navuze ko Imana ibana natwe, kandi mu gihe uri kumwe n'Imana ntugatinye bikugerageza, kuko umenye ko urugamba atari urwawe, urugamba ni urw'Uwiteka. Se tuhagaze gute mu iminsi mbere y'ikigeragezo? Tuhagaze gute mu iminsi mbere y'ibiturwanya, mbere y'ibishaka kutumira? Twebwe tuhagaze gute? Tumva ko bene wacu Abayuda bafashe ingamba zo gushaka Uwiteka, bafata biye byo gusenga no kwiriza ubusa. Mana iza kubaneshereza, iza kuvugana nabo. Witinya kuko urugamba atari urwanyu. Yemwe Abayuda, yemwe ab'i Yerusalemu, nawe mwami Yoshafati, ntukakangishwe n'izo ngabo nyinshi ubona, kuko urugamba atari urwawe, urugamba ari urw'Uwiteka. Imana rero ngo ati ejo muzamuke mubatere, nimukagira ubwoba. Kandi nimugera ku musozi nimukarwane, mutere inteko gusa, muzareba icyo nanjye Imana nzakora. Hari igihe Imana irwanira umuntu yicariye, hari igihe Imana irwanira umuntu azunguruka ubucece, rusaku. Hari igihe utashaka kurwana urugamba usakuza. Tubyige bene data, uyu mwaka twongere tugire umwete wo gushaka Uwiteka, twongere tugire umwete wo kuzunguruka ubucece, twongere tugire imbaraga zo kwiyeza no kwihana ibyaha. Ntago wanesha ibigeragezo uzuye ibyaha, ntago watsinda umwanzi wawe uzuye ibyaha. Murongo wa nyuma, ijambo rya nyuma tugiye kurangizaho, cya gice ingoma wa kabiri. Turasubira inyuma gusa gatoya. Ingoma wa kabiri gice cya 7 murongo, reka tusome umurongo umwe, nawe kubwawe ushaka kusoma mu rugo. Ingoma gice cya 7 murongo umwe wa 14. Maze abantu banje mwumve hano barokore, aho twagabanukiwe, aho tutashira mu bikorwa uburyo Mana yatushigikira, uburyo Mana yatuneshereza. Iyi minsi amaze kuba mu mucyo, buri muntu arwana rugamba ku giti cye, buri muntu ashaka Imana ku giti cye. N'abatakigera mu materaniro, abaretse murimo y'Imana, mukahura nawe akakubwira ko ndasenga, turi kumwe gute utakiboneka ku murimo y'Imana? Iyo jambo njyewe sinshaka kwemera, yo ku muntu wavuye ku murimo kabwira abandi ati turacari kumwe. Ntago turi bamwe. Na niyo mpamvu tutabasha kunesha. Tumva hano ko Abayuda bose abatuye mu misozi bose bamanutse bajya gushaka Imana mu rusengero, bari kumwe n'abana babo batoya, bari kumwe n'abagore babo, bari kumwe n'abana babo bakuru, hamwe n'umwami Yoshafati n'abahanuzi bari mu ayo materaniro basenga. Nyuma y'umwami gusenga, mbaraga z'Imana ziramanuka ku muhanuzi. Matini mwumva uko Uwiteka avuze. Mwanya ijambo rituruka mu Mana irahumuriza ubwoko bwayo, irakomeza ubwoko bwayo, iha abantu bayo cyerekezo. Ingoma ba kabiri
7:14 maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye. Kuba murokore ntimukabone ko ari ibintu by'imikino, kukundu abantu bamwe basigaye batukisha izina ry'Uwiteka. Kuba mukozi w'Imana ni izina rikomeye, ugomba kubahisha Imana, ugomba kwera imbuto nziza. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye, ijambo riravuga iki ari nibicisha bugufiya bagasenga bagashaka mu maso hanje bakahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanje nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Mumva amagambo y'Uwiteka. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye. Dufite abantu benshi ku isi bitiriwe izina ry'Imana. Buriya kuba pasiteri ni izina ry'Uwiteka, kuba uri umuhanuzi ni izina ry'Uwiteka. Mu gihe bakwita ko muhanuzi uritirirwa izina ry'Imana, mukozi w'Imana aritirirwa izina ry'Imana. Hano mwumva ijambo ry'Imana ibwira abakozi bayo. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufiya bagasenga. Kwicisha bugufiya tugasenga ni ikimenyetso cyo kubaha Imana. Kandi mu gihe Imana ikubonye uciye bugufiya usenga, irakwishimira, irakubaha. Bagashaka mu maso hanje. N'ahandi twashaka igisubizo k'ibibazo ni mu maso y'Uwiteka. Bakahindukira. Ntabwo ari gusenga gusa. Kandi abantu basigaye bajya gusenga bakabanza gushyira amatangazo. Ngewe ngiye gufata biye bya misi 40, ngewe ngiye gufata biye bya misi 21, ngewe ngiye kujya mu musozi. Oya, nibanga ryawe n'Imana. Cyangwa nibanga ryanyu n'Imana, ntabwo ari publicité, ntabwo ari amatangazo. Abantu bitirirwa izina ry'Imana nibicisha bugufiya bagasenga. Kondisiyo yo gusenga, mabwiriza yo gusenga, navuze ko ntabwo n'abasambanyi batwinjirana mu masengesho, n'abaraye bakora ibizira batwinjirana mu masengesho. Nibicisha bugufiya abantu bitirirwa izina ryanjye bagasenga bagashaka mu maso hanje. Menya ko mu maso y'Imana no ari mu gisubizo cy'ibibazo mfite. Ariko iminsi gushaka Imana no gusenga yaratunaniye. Simbakira urubanza, nawe wisuzume, wongere ufata ingamba nziza yo gushaka mu maso y'Uwiteka, ugaca bugufi ugasenga, kuko harimo butabazi, kuko harimo amahoro. Hari ibyawe Satani yakunyaze, uzabimwambura gute utaciye bugufiya ugasenga? Bakahindukira. Nuko tufata biye byo gusenga. Ijambo ikimenyetso kimwe Imana dusaba bwa mbere kuhindukira, bakareka ingeso zabo mbi. Mundu usenga Imana, mundu ukorera Imana agomba kumenya buryo yareka ingeso ze mbi, kuko ntago byanezeza Imana. Masengesho yawe ntago yagera ku Mana ufite ingeso mbi utashaka kwihana no kureka. Kandi Yesu yababariraga abantu ariko akamuha itegeko, genda ariko nduzongere gukora icyaha ukundi. Iyi minsi turababaza abakozi b'Imana, buri munsi bamwe baza bakihana, bakumva ijambo bakihana, ariko bagiye bakongera bagasubira tena ku izo ngeso zabo imbi. Ariko hano inama nziza Yesu aratubwira, abantu banje, abantu bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufiya bagasenga bagashaka mu maso hanje bakahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanje nzumva ndi mu ijuru. Hano niyo ijambo nanjye nibaje ndimo kuyitekerezamo. Kureka nuko tusenga, nuko tufatabiye, ariko kindu kitwa kureka ingeso zabo mbi, nanje nzumva ndi mu ijuru mbababarire ibicumuro
cyabo mbakirize igihugu. Abantu b'Imana mufite umumaro, bantu mwitirirwa izina ry'Uwiteka mu kurwana urugamba mu mwuka, mubifite umumaro. Nimwicisha bugufiya mugasenga, mugashaka mu maso y'Uwiteka, gushaka Imana, mukahindukira bakareka ingeso za bombi. Ni inama tubwiwa n'Imana. Nanjye nzumva ndi mu ijuru, turaryarya Imana, turabeshana, turasenga ariko tutareka ingeso zacu mbi. Nzumva ndi mu ijuru, mbababarire ibicumuro byabo, mbakirize igihugu. Mana ni nziza. Kindu kimwe gusa, Mana ikunda abantu bose, ariko kubaha amabwiriza y'Imana, kugenda nguko Imana ishaka, ibyo nibyo byatuma Mana itubonekere, Mana igaragare kuri twe. Muzatekereze ibyanditswe bivuga mu rugendo rwa Bisirayeli mu butayu, bari bahawe isezerano. Mana ivuga ko nzabara namwe, zagendana namwe, ku manywa nzahagarara mbere yanyu ngingi y'igicu, nijoro mpagarare mbere yanyu ngingi y'umuriro. Ariko ibyo Mana yagaragaraga mbere yabo mu gihe bakiranutse, mu gihe bacumuye, icyo kimenyetso cy'Imana cyaburaga mbere yabo. Natwe mu iyi minsi tuhagaze gute? Mumva bene wacu Abayuda buryo bahuye n'ibibazo, ariko bagira umwete wo gushaka Imana, bahuje umutima, baririra Imana, birije ubusa. Itorero Pentekote tugiye kwinjira mu cyumweru, cyangwa twatangiye cyumweru cyo kwibuka Pasika. Pasika si ukurya si ukunywa. Pasika ni ukwibuka imibabaro Yesu yahuye nayo mu nzira y'umusaraba ku bwacu, kubw'ibyaha byacu, aza gupfa no kuzuka. Uracibuka urukundo rwa Kristo? Nanjye ndacyayibuka urukundo rwa Kristo. Numva tugiye kugarukira, tugiye gusenga Imana, ari wowe ari nje. Tumaze kumva iri jambo ry'Imana, twongere twisuzume, tuhagaze gute? Ibi biyo uracyafite umwete wo gushaka Uwiteka? Uracyumva ku bwawe gufata biye byo gusenga no kwiriza ubusa kubw'ibibazo ufite? Uracyafite ibyo biye? Abantu tusigaye barokore basigaye turi mu magambo imanza, ariko ntago turabacamanza. Yaba abakozi b'Imana, twebwe mirimo yacu turabajyanama, abo kwikorera mitwaro y'abandi, turabo kusabira abandi imbabazi ku Mana, turabo kuririra ibibazo dufite, tukareka ngeso zacu mbi. Mana yo mu ijuru nawe izumva gusenga kwacu, tugirira imbabazi, idukirize ikintu kitwikivuze, idukiririze igihugu. Sa Yesu atufashe. Ndabizi abantu benshi twasenganye nabo mu y'umurwa mu myaka 10 ishize, myaka 20 ishize, bavuye mu bushake bw'Imana, ntago bakibuka gusenga. Bamwe bari abakozi b'Imana, bamwe bari bafite inshingano mu itorero. Se uzatabarwa niki mu gihe utagifite umwete n'ishaka yo gushaka Uwiteka? Mu gihe utafata biye byo gusenga wirije ubusa, mu gihe utarareka ingeso zawe itari nziza mbere y'Imana, ninde uzagutabara? Burwayi ufite, Mana niyo gisubizo cyawe. Intambara zose urimo kuhura nazo, shaka umwete n'ibiye byo gusenga wirije ubusa, anyuma ureke ingeso zawe mbi, Mana niyo izagutabara. Tugiye gusenga Imana. Turagushimye Mana yera, urakoze kubw'iri jambo. Tumaze kumvira ijambo, turatsinzwe kuko twaragabanukiwe mbere yawe. Benshi basigaye babona ko mu bapfumu ni warimo mbaraga, benshi basigaye babona ko mu bapfumu ni warimo bitangaza, ariko ibyo hoya, ni wowe mbaraga. Mu kuboko kwawe hariho ubutwari n'ububasha, mu kuboko kwawe hari imbaraga z'ibitangaza.
wongere utweze itorero, wongere weza abakozi bawe bateshutse mu iyo nzira, bakabona ko mu maboko yawe nta butabazi babona. Byatumye bamwe bacitse indege, byatumye bamwe bava mu murimo, byatumye bamwe bava mu masezerano. Utubabarire. Nyuma yo kutubabarira, udufashe gukora Imana. Dukeneye imbaraga tena mu bakozi bawe. Abasubiye inyuma bagarure, abakristo bateshutse wongere bagarure. Suka imbaraga zawe mu bantu bawe, suka imbaraga zawe mu kihugu, suka imbaraga zawe mu matorero. Tugire tena umwete n'imbaraga zo gushaka ubwiza bwawe. Tugire imbaraga zo kureka ingeso zacu mbi. Niyo mpamvu tusabye abera imbabazi, tusabye itorero imbabazi, tusabye abatarakizwa mu kihugu cyacu imbabazi, tusabye abafite ubwoba iminsi imbabazi, bafite ubwoba kubw'ibibazo bafite. Ariko tuwavuze ko niwe ushobora byose. Miryango yacu yeze, kihugu cyacu weze ibyawo ubona mu Rwanda, kuko ari we murunduzi ukomeye. Aho itorero ryagabanukiwe Mana tubabarire. Abifuriza abandi bibi, abanga abandi, kwiyoberanya, kutarareka ingeso zacu mbi, tubabarire. Wongere uvugurure itorero, twambike imbaraga, twongere twizere ijambo ryawe, twongere tumenye ko mu kuboko kwawe harimo byose. Nirukanyiza imbaraga za Satani, nirukanyiza imbaraga z'abadayimoni. Abarwayo bakize, abacitse intege bongere imbaraga, babarire ibyaha, yaba mu miryango, yaba mu materaniro atandukanye abantu baterana ku manywa na nijoro. Tukize amaboko y'abamori mu izina rya Yesu. Ibi tuhagurukiye byose mu gihugu turabyirukanye, ibi tuhagurukiye ku murimo turabyirukanye, ibi tuhagurukiye mu buzima bwacu turabyirukanye, ibi hagurukira miryango yacu turabyirukanye. Aba bamori turabirukanye, twambika imbaraga zo gushaka Uwiteka. Abari kure abari hafi bafashe kubwira ijambo, rikomeze imitima ya buri muntu wese, rimugarure tena ku rufatiro rwawe. Tureke ingeso zacu mbi, twihanye kureka. Urakoze Mana, nuwo gutabara abantu bawe, nuwo gushoboza abantu bawe. Cyubahiro kibi cyawe, kandi iri jambo rituberera amahoro n'umugisha. Turagushimye, tugusabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Mana ibaho umugisha. Yari Pastor Serugendo Dismas uturuka mu itorero Philadelphia. Mana ibane namwe. Reka tubahe nimero kubwo gufashana. 07 82 43 9 7 54. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Philadelphia, Imana iratsinda.